Hello nizere ko mumeze neza ndabashimiye cyane mwe dukomeza kubana aha ngaha. Rero uyu munsi nje kubana namwe ku bijyanye n'ino bot ikorera muri Telegram tugiye kurebera hamwe uburyo ikora. Benshi bo muri groupe nababwiye ko nzabereka aho ayo madolari atanu uburyo nayabonye, uko nayakoreye, iki gisabwa ndetse n'ibyo wakora kandi ukaba wayakorera nta gishoro bigusabye kandi n'andi mafaranga bigusabye. Reka turebere hamwe uko bikorwa akantu ku kandi. Kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. So tudatinze rero link yo kwihanisha mbere na mbere ndakubwira ko ugisanga muri comment. Ikindi nkwibutsa wibuke gukanda like kuri ino video nimba utarayikanda, nimba utarakanda subscribe wanze uyikande. Rero link yo kwihanisha urayisanga muri comment y'ino video, comment ya mbere uraza gusanga muri link yo kwihanisha ku musozo w'ino video ndakwerekana uburyo bwo kwiyandikisha. Nk'uko ubireba aha ngaha urabona ko mfiteho amadolari atanu. Ubu ngubu tugiye kureba uburyo twayabikuza paka atugezeho kuri mobile money, atugereho mu manyarwanda, kwereke n'uburyo nayabonye n'ikintu gisabwa. Nk'uko ubireba ubutaha twari twabikuje idolari rimwe ariko tugiye kubikuza andi madolari atanu. Ese turabikora gute kugira ngo tubikuze? Urabona ko dufiteho amadolari atanu kuri balance muri no bot. Rero ikintu turi bukore turahitamo uburyo bwo kubikuza twahuje na Binance Wallet, tuneza tukandeho. Nitumara kuba twakandaho minimum withdraw aba ari dolari rimwe. Urabona handitse withdraw, numara kuba wakanda kuri withdraw urahita ugira aha ngaha. Barakwereka ayo ufiteho urashyira ayo ushaka kubikuza, ariko twese turashyira amadolari atanu yose, ariko ushaka washyiraho undi dolari rimwe, abiri cyangwa atatu. Nusoza rero ikintu uri bukore urabona ko aha ngaha harimo wallet ya Ton USDT. Ikintu uri bukore tureba hano handitse confirm, kande confirm. Mara kana confirm urabona ko submitted successful. Ubu ngubu byamaze kuba submitted. USDT eshanu zo muri network ya Ton zamaze kuba zasabirwa kubikuza. Rero tudatinze tugiye kureba ko zigera kuri Binance Wallet. Nizimara kuba zagera kuri Binance Wallet duhite tuzibikuza. Ese ni iki giye kuri cyo tugiye kuba twarebera hamwe? Kuko bireba ubutaka twari twabikuje idolari rimwe riba success rigera kuri Binance Wallet yacu. Umunsi twabikuje atanu urabona ko bigiye muri processing, tugiye kuba twategereza. Reka tugaruke hano muri no Telegram bot yacu twongere dukarage turebe dutsindira. Urabona ko turakaze tubona amadolari abiri, turongera dukanda hano handitse spin, twongere dukarage turebe ayo turi bubone. Urabona ko twise tubona andi abiri n'ibice bibiri. Urabona ko tureba ads, utaho gusaba kureba ads ono kugira ngo ubone reward yawe. Rero ibi ngibi bari ibintu baba bari kwamamaza muri no bot yabo. Icyo ukora wowe urabireba bikarangira, urategerezaho gatoya, noneho ibi ngibi iyo babisoje nibwo ubona reward yawe. Rero niho nabo benshi bungukira, cyangwa niwo mushinga wabo ufite uburyo ukora, niyo mpamvu bawukora muri ubu buryo ugasanga bawunyuza muri ibintu byo kwamamaza. Rero uba ugomba kuba wabireba. Rero iyo usoje kureba ads uhita ugaruka, urabona ko birimo birarodinga, biragenda akanya gatoya. Nimara kugenda akanya gatoya biraza guhita bivamo mbone reward yanjye y'amadolari abiri n'ibice bibiri. Rero urabona ko ads irangiye, urabona ko reward batatu go on. Urabona ko duze tugira ane n'ibice bitanu. Turongera dukarage spin. Numara karaga spin urabona ko tubonye andi tubanze kugira 3.8. Turongera dukarage spin, urabona ko hari hejuru aba ari cyo bita spin. Nabwo urategereza wongera ukarage. Urabona ko dusigaranye spin imwe, ayo tuyimaze kugira urabona ko agera ku madolari 9. Ubu ngubu kubikuza tuzongera kubikuza ariko twujuje amadolari 50. Bwa mbere ubikoza idolari rimwe, bwa kabiri ukabikoza amadolari atanu, bwa gatatu ukabikoza amadolari 50. Biba bisaba ko ukora cyane. Rero nimba utarabikuzamo ahangaha, nimba waracitse intege, urasabwa gukora cyane kugira ngo ubashe kuba wajya ubikuzamo ahangaha. Rero iyi Telegram bot bakozemo update nyinshi, yarahindutse cyane, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nzabigarukaho bimwe na bimwe. Ariko ku musozo w'ino video ukeneye kureba aho ari busange video mufasha kwiyandikisha no gusobanukirwa neza, umusozo w'ino video nerekanye aho uri busange video. Rero ubaye ushaka no kuba wabireba cyangwa wahita wihutisha video ukareba ku musozo wa video, ukareba aho uri busange video iri bugufashe kwiyandikisha n'ibindi bigiye bitandukanye, cyangwa ukaza kubireba witonze ukabanza ugasobanukirwa bino ngiye kuba nagusobanurira. Tudatinze rero aya ni amataske ugenda ukora, aya mataske ugenda uyakora ukabonamo aya ma CPX. Izi ngizi CPX iyo uzibonye nazo urazibikuza. Minimum withdraw yazo ni 0.2.
bivuze ngo ahangaha nabwo iyo utumiye uhabwa spin, bivuze ngo no gutumira ari ingenzi. Nujya utumira umuntu ujye umusharinga na video kugira ngo abashe gusobanukirwa, atazavuga ngo ibintu ntabwo bikora cyangwa ntibyizewe kubera ko nta busobanuro buhagije afite kuko atabisobanuye neza nko mu buryo bukwiye. Nizere neza ko ibyo bintu bibonye. Urabona ko ahangaha biri muri processing, dutegerejeho gato atugereho, tugiye kuyabikuza mpaka tugezeho kuri mobile money. Nuramuka wihutije cyangwa ugatarutsa ntabwo uzamenya steps by step uko byagenze. Kandi nugira ikibazo uzibuke guhita ujoininga kuri yacu ya WhatsApp, nurangiza wandikira admin ari we njyewe, nurangiza ngufashe ubufasha uzaba ukeneye niba bushoboka. Rero ndizera ko ibyo bintu tuzajya tugenda tubibafashamo. Nimba utarakanda subscribe wayikanda, kandi nimba ugeze ahangaha tukiri kumwe uri uw'agaciro cyane, byandika muri comment kugira ngo dukomeza kubana ahangaha umunsi ku wundi. Nimba utarinjira muri group yacu ya WhatsApp uzajya ukomeza kubura ibintu byinshi cyangwa kutamenya updates zigiye zitandukanye tugenda dutanga amalink, tugenda dusuzuma, byose tugenda tubinyuza muri no group. Noneho izizewe zikora tukaza kuzireba neza ko zikora neza hano tubibereka step by step kugira ngo mwese babashe kubageraho. Ariko biba byiza iyo winjiye muri groupe kugira ngo ukomeza kubona update igihe cyose. Nimba utarinjira muri groupe yacu WhatsApp yitwa Odysseus Now, nicyo gihe ngo ubashe kuba yinjiramo. Urabona ko ahangaha duse tugira amadolari 10 dukoreye ahangaha, bivuze ngo tuzongera kubikuza ariko tugizeho amadolari 50. Bivuze ngo ahangaha urasabwa gukora cyane. Wowe uze ko wiyandikishije, nakweretse ko kubikura bwa mbere aba ari dolari 1. Iyo uzi dolari 1 uraza kubasha kuba wabikura. Rero iyo winjiye muri no bot hari guhereza bonus yo gukaraga ndetse n'amatazi gukora n'ibindi bigiye bitandukanye. CPX kubikuza ni 0.2, kubikuza amadolari ho aba ari dolari 1. Bivuze ngo ahangaha harimo uburyo bubiri bwo kubikuza. Nk'uko bireba ahangaha urabona ko amaze kuba success, batubwiye ko bya biri muri processing. Ubu ngubu ngo bamaze kuba bayohereza kuri Binance wallet yacu. Urabona ko ubu ngubu yamaze kuba yakoherezwa amadolari 5 yaje kuri Binance wallet yacu. Urabona ko ari ibintu byiza kandi bikora neza. Bivuze ngo ino website irakora neza nkurikije uburyo ibonye. Rero nawe ukeneye kuba wabimenya no gusobanukirwa umusozi ino video, nongere mbikwibutse utaza gusangaho uburyo bukugeza aho ubashe gusobanukirwa neza kurushaho, ndetse na video nyinshi zitandukanye twagiye tuzibagezaho kuri YouTube channel yacu. Ushobora kuyisura uzi ukareba. Hano urabona ko hashize amasaha 2 batubwiye ko amadolari 5 tuyakire kuri Binance wallet yacu. Ngibi urimo urabireba. Rero urabona ko notification tuyibonye, tujye kujya kuri Binance wallet yacu turebe ko yaba yaje kuko cyangwa yaba yamaze kuba yageraho. Rero biroroshye cyane. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe nimba utarayikanda, kandi musanzwe hano w'agaciro cyane. Urabona ko kuri Binance wallet yacu ubu ngubu yamaze kuba yageraho ari amadolari 5, ariko bari kugaragaza 4.99 bitewe na wallet ukoresha, ariko turayohereza ari 5 bikunda. Urabona ko ari muri Tone network twakoresheje tuyohereza. Murabona ko tugiye kuba twayohereza kuri Binance Exchange, turahita dukanda kuri send. Ahanditse ijambo send niho duhita dukanda kugira ngo tuyohereze muri Binance Exchange, idufashe kuba duhereza kuri mobile money. Dukanda kuri transfer to Binance Exchange, nurangiza ukanda hano hari ijambo max, nurangiza tukanda confirm, utegerezeho gatoya biba confirm. Turabona ko hano bari kutubwira ko turi bukenere network fees kugira ngo tubashe kuba twayohereza. Rero reka turebe uko bikurikira. Hasi aba ari ijambo confirm ni kugira ngo ukonfaminge, ariko ndabona hano ngaha ndari kubigaragaza neza kubera ko video uburyo nayifashe ntabwo biri guta bigaragara, ariko uza ko uri kubikora biraza kuba bigaragara. Reka nze mbikwereke neza kugira ngo ubibone. Rero nimba uri kubireba ahangaha ngiye kubanasubira inyuma kuko bari kudusaba network fees yo kuba twabyoherezamo kugira ngo bibashe kuba byakunda. Rero tugiye kurebera hamwe uburyo wayukohereza aya madolari 5 akagera muri Binance Exchange, akava muri Binance Exchange agahita agera muri kuri mobile money. Rero tukanda kuri send to Binance Exchange. Aho ngaho ndimo kuba nakwereka niho uhita ukanda kugira ngo ugeze kuri Binance Exchange. Kimara gukandaho barahita kwereka ayo ufite, urahita uhitamo aho hari amadolari 5 ya USDT ukoresha network ya Tone. Uhita ukandaho, numara kuba wakandaho urahita ugera ahangaha. Nugera ahangaha urahita ukanda hano hari ijambo max, umara ukanda ku ijambo max birahita bigenda gutya. Uhita ukanda hano handitse ijambo continue,
ahangaha hari ijambo continue uhita wakanda kugira ngo ukomeze ujye imbere. Umara kuba wakanda continue rero urahita ukora ijambo confirm kugira ngo abashe kuba yavamo ahangaha. Rero kimara gukanda kuri iri jambo confirm, iri ngiri ndimo kuba nakwereka, aya madolari 5 arahita avamo agende muri Binance Exchanger kugira ngo tubashe kuba twayagurisha bayaduye kuri Mobile Money. Byose tugiye kubirebera hamwe uko bikorwa kandi turabikora step by step kugira ngo murusheho gusobanukirwa. So tudatinze rero urabona ko bise biba sending 5 USD successed zamaze kuba zagera muri Binance Exchanger. Urabona ko ubu zagezemo, tugiye kuyabikura yose angana n'amafaranga 7,300 y'u Rwanda. Turebe neza ko bikora. Urabona ko ahanganditse 5 USDT credit, ahangaha barimo baratwereka dukoresheje ton. Urabona ko birimo kuba confirmed, barimo barasuzuma neza ko izi USDT ari iza original cyangwa ari iza pirate kugira ngo bataza kuba bakoresha ama USDT atizewe. Rero niyo mpamvu biba bigomba kubanza gusuzumwa, bigasuzumwa n'ama exchange arenze cyane kandi akomeye yifashishijwe n'ama AI kugira ngo ibintu bibe byizewe. Murabizi ko Binance ari imwe muri exchange ya mbere yizewe ku isi nkurikije uko bivugwa ndetse n'ibindi. Iyo nashyira ku mwanya wa kabiri yaba OKX, umwanya wa mbere ni Binance nkuko ubireba aho hejuru. Rero urabona ko twari turi muri Binance wallet, tugiye muri Binance Exchange. Ubu ngubu urabona ko yamaze kuba yageramo. Tudatinze rero ikintu tugiye kuba twakora, tugiye kuyabikuza kuri Mobile Money tuyabone kuri MTN. Rero ikintu turi buhite dukora, turakanda hano handitse send nkuko bisanzwe cyangwa dukore kuri add funds kugira ngo tubashe kuba twabikura. Rero ushobora kwibaza bigenda gute, turakanda hano handitse ijambo add funds hari mu ibara ry'umuhondo, muri yellow uhitemo hano handitse peer to peer trading, umara ukanda hano handitse peer to peer trading, uhite uza ukanda hano handitse sell. Umara kuba wagira hano handitse sell scrolling umanura. Abenshi rero batabonye isomo rya Binance baza kureba neza kuko ushobora kuba ugezanga ukabona biri kugucanga, waza kureba neza isomo rya Binance. Ushaka kwandika isomo rya Binance by Udushya uraza guhita ubona video yacu ibyigisha, cyangwa ujye kuri YouTube channel yacu Udushya naho urebe neza uko bikorwa. Urahita ukanda rero ushyiramo ayo ugiye kubikuza, urashyiraho 5 kuko niyo ari kuri balance. Nitumara gushyiraho 5 barahita bakwereka ayo ugomba kuba ugiye kwakira kuri Mobile Money, bakwereka na MTN yawe wahuje nayo. Niyo mpamvu nakubiye ngomba kureba isomo rya Binance kugira ngo ushobore gusobanukirwa neza ndetse no kubahuza n'uburyo shyiraho nomero, kandi ugize ikibazo cyangwa icyo waba ukeneye watwandikira. Urahita ukanda hariya handitse ijambo place order hariya hanze, nimba uhabonye nari ndi kwihuta. Numara ukanda kuri place order barakubwira ko ino biratwara iminota mikeya kugira ngo ube uyabonye. Ndahita njya muri message nandikemo ngo ndategereje, bashyizeho na nomero zabo kugira ngo nugira ikibazo cyangwa nubona bari gutinda ubashe kuba wabahamagara. Urabona ko dutegerejeho akanya gatoya kugira ngo babashe kuba bayashyira kuri MTN Mobile Money yacu. Urabona ko ari ibintu byiza kandi bikora neza. Rero tudatinze nkuko ubireba ahangaha urabona ko yahise atugeraho kuri Mobile Money yacu. Dore message ngiyi 7,310. Rero urabona ko ubu ngubu yamaze guhita atugeraho. Urabona ko yatweje na proof message y'ifoto igaragaza neza ko yaduhaye. Ushaka kuyireba uyikandaho agahita ujya kureba ko yakwishyura. Urabona ko yanditse ko byabaye paid. Suzume neza kugira ngo mwemerere mukore release, kumwemerera neza ko nayabonye. Rero ikintu kiba gikurikiye aba ari kumwemerera ko yabonye. Nimba utabonye message neza, reka nze hano nyikwereke neza kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Urabona ko ahangaha ubu ngubu yamaze kutugeraho, avuye ku muntu yitwa Yambabariye 14, bivuze ko ubu ngubu yamaze kugeraho. Ibi ngibi rero byose nta gishoro bisaba, kiba gisabwa no kuba ufite ubumenyi kandi ugakora cyane. Rero tudatinze ngiye kukwereka neza aho ukora video igufasha gusobanukirwa. Uraza wandikemo muri YouTube hano basacingira, wandikemo Handcraft by Udushya, biraba bihagije usacingemo. Barahita bakwereka ino video ifite ino thumbnail, uze uyirebe. Ino video ifite title ivuga ngo Handcraft irishyura withdraw proof
plus n'ibindi. Rero ushobora no gusura ino YouTube channel yacu yitwa Udushya Now, wandika Udushya rimwe wongere Udushya Now nk'uko byanditse ahangaha, nurangiza kuba wabikanda cyangwa kuba wabisacinga urebe video zigiye ziriho, zagenda zigufasha kandi zakwigisha byinshi. Rero nizere ko wowe ugeze ahangaha umashije gusobanukirwa ndetse nawe uri busange video, ndetse ikibazo cyose wagira ucyandika muri comment kugira ngo tuze kugerageza kuba twagufasha uko dushoboye kose, kandi ukaba twandikira no kuri WhatsApp tukaba twagenda tugufasha akantu ku kandi. Ngiye kwereka uburyo rero wiyandikisha. Uraza hano handitse comment, ukanda hano handitse comment, umara ukanda hano handitse comment, urahita ubonamo link yo kwiyandikisha imeze gutya, iriho Uncraft bot, urahita uyikandaho. Numara kubakanda kuri ino link barahita bakugeza kuri Telegram, ubashe kuba wahita utangira kwiyandikisha ukaraga amaspin ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero urabona ko ngewe bahise bangarura muri account yanjye n'ubundi iriya nabigishirizagamo. Urabona ko ubu ngubu ngewe mfiteho 10 ahangaha muri no account. Minimum withdraw izakurikira nitwongera kubikuza zaba ari 50 USDT, niyo izakurikira ubutaha. Rero ubwo mukaraga spin, ukomeza ukaraga spin ariko ugenda uzamura earning yawe. Rero ibyo byose bikaba byagufasha kugira ayo ugenda ugeraho. Urabona ko ugenda uyabona agenda azamuka uko ukorera amajams. Urabona ko dufite amajams 1000 hariya hejuru aho ngaho nguheretse. Nurangiza rero urahita ukaraga jams 1000 bazitware nawe baguhereze USDT kugeza ugeze kuri minimum withdraw. Rero icyo nakubwira, iyo utumiye umuntu uhabwa spin, abenshi rero barabibahisha, ariko iyo umutumiye uhabwa spin kandi nakubwiye ngo mu gihe wamutumiye ujye wibuka kumusharinga na video kugira ngo uwo muntu arusheho gusobanukirwa no kumenya neza uko bikora. Rero nizere ko usobanukiwe. Ugize ikibazo cyandika muri comment, kandi uko ukanda like nimba utarayikanda wandike na comment. Mu gihe waba ufite ikibazo cyangwa n'ikindi wagira watwandikira kuri nomero yacu ya WhatsApp. Nizere ko musobanukiwe akantu ku kandi. Tuzahure mu video zikurikira bereka ibindi bigiye bitandukanye. Hano muzajya mukomeza kuhasanga ama app ndetse na review zigiye zitandukanye zisobanura byinshi z'uburyo bwo gukorera amafaranga online mu buryo budasaba igishoro. Rero nizere ko ibintu byose wabibonye, proof zo kubikora wazibonye. Urabona ko tumaze kubikozamo agera kuri 6. Nizere ko ibi bintu byose urimo urabireba. Urabona aho ngaho nashyize udufresh bari kwerekana abarimo kubikura. Urabona ko ari ibintu bikora neza. Nizere ko bisobanukiwe. Ugize ikibazo ucyandika muri comment. Bye bye, mugire byiza. Tuzasubire muri video zikurikira. Imbora kandi subscribe uragaciro cyane. Bye bye, ciao ciao.